rero ndamushimiye cyane ko yahise yumva izina ryanjye, yumva agomba kurihindura kandi abanza no kubisobanurira, menya neza ubusobanuro bw'iryo nari mfite mbere, anyita irindi. Ndamushimiye cyane, Imana imuhe umugisha kandi ni umubyeyi mwiza, murakoze cyane. Hanyuma Healing na True Promises nabo ndabakumbuye, ni abavandimwe banjye, ni inshuti zanjye, twarabanye imyaka myinshi, bambereye umugisha nanjye mbabera uwundi. Rero ndabasuje cyane kandi ndacyabakunda, ndacyabafite ku mutima, nta munsi n'umwe nshobora kuzabibagirwa. Turi kumwe nubwo ndi hano kure, ariko turi kumwe kuko isi yabaye ntoya kubera social media. Ibintu bizagenda neza, tuzagenda dukorana n'ibindi, ndabizi ko bizakunda. Rero ndabasuje mwese kandi ndacyabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Bafite bande nziza, bacuranga neza cyane, nta tandukaniro rinini rihari kabisa, ngiye uko nabibonye, kuko n'abaririmbyi beza cyane kandi b'abahanga, noneho bafite n'umuziki mwiza, bafite sound nziza nakunze kabisa. Mu minsi iri imbere bazongera bambona ndi kuririmba, noneho muri Azafu ndi kuririmbana nabo, bazongera bambone uko bari basanzwe bambona hariya mu Rwanda. Amazina yanjye nitwa Diane Nyirashimwe Deborah, iryo ni irindi Imana yampaye muri iyi minsi. Murakoze cyane. Ni umugisha mwinshi cyane kandi n'ibyo gushima Imana, kuko kuba Imana yarangeje muri iki gihugu, kanshira inzira nkaza ngasanga umutware wanjye hano muri iki gihugu, kuko nicyo cyanzanye, niwe naje nsanga ahangaha. Nibyo kwishimirwa cyane ko Imana yabikoze. Narabyishimiye cyane kubera ko ntabwo twari tuziranye abenshi